Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe urabona kino cyapa gifite ishusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. B, inzira ibambiye imbere. C, inzira itabambiye itanafunze. D, imbere hari ikiraro cy'amatungo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni A, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Ibavuze ngo inzira irabambiye, urebye nk'urugero nko ku rwego, kuriya urwego ruba rukoze nibyo bita ngo urwego rurabambiye, kuri ruba rumeze. Rero zino nzira za gari ya moshi hari ziba zikoze nk'urwego. Abantu mwatembere mu bihugu birimo zino nzira za gari ya moshi murabizi imihanda ya gari ya moshi ukuntu bimeze. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kiri kuvuga ko ugeze ahegeye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uretse bibone uruhushya ubundi birabujwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoroki mu nzira nyabagendwa iyo buremere bw'ibyikoreye burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ikinyabiziga cyawe nticyaba cyatwara toni 10 ngo utware toni 15. Iyo bagufashe baraguhana. Nticyaba cyatwara toni 5 ngo utware toni 8. Iyo bagufashe baraguhana. Ariko bari kutubwira ngo hari ibinyabiziga byo biba byemerewe kurenza. Ibe binyabiziga hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, ibinyabiziga bya polisi. B, ibinyabiziga bihinga. C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. D, ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri bashaswa ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. Iba yatwara toni 10 aribyo byanditse ku karita iranga ikinyabiziga, ariko agatwara toni 15 kandi bamubona ntagire ikintu bamutwara, kubera ko zino mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, cyangwa se ukeneye kwiga mudasobwa turi kumwe uri mu mujyi wa Kigali, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. tuze tukwigisha mudasobwa, tuze tukwigisha amategeko y'umuhanda nugerwaho uzakorera mu itutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikurana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikurana bitwaye ibyamamaza n'ibindi biteganywa n'iri teka ari ku giteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikurana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Kino kibazo gishatse kuvuga iki? Iyo utwaye ibinyabiziga bikurana birenze 3 ugomba kuba ufite
uruhushya, ariko nubwo baguhaye urwo ruhushya ese nibe bipimo utagomba kurenza, kubera ko iyo rukururana nubwo baguhaye uruhushya ntabwo igiye kuba gari ya moshi. Nibe bipimo utagomba kurenza A metero 50, B metero 35, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C metero 25. Nubwo ufite uruhushya rwo gutwara iyo rukururana mu nzira nyabagendwa, ariko ntabwo bigiye kuba gari ya moshi. Nubwo baguhaye uruhushya, igiteranyo cy'uburebure bw'icyo kinyabiziga cyawe cya rukururana kiba kigomba kurenga metero 25. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda. Wari kugenda mu muhanda uteza impanuka, ibinyabiziga biragwa, ariko abari bari ku binyabiziga ntibakomeretse, ariko ibinyabiziga byanyu wenda byafunze umuhanda. Ese muba mugomba gukora iki nk'abayobozi b'ibinyabiziga? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. B, gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. C, gutegereza ko abapolisi bagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. D, guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano urabona isukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Ushushanya aho zagonganiye kugira ngo umupolisi nahagera aze kumenya uwari uri mu makosa, mukanazishyira uruhande kugira ngo zitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, mukabuza ibindi binyabiziga kugenda. Mushushanya rero aho zagonganiye mukazishyira ku ruhande. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira, bwo kunyurwamo gusa n'abandi. Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B, abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mujya mubibona nkano muri Kigali, murabizi abanyamaguru baba bagomba guca hari iruhande, ariko hari igihe mwa ino mihanda y'i Kigali ubonamo hagati mu muhanda harimo nka jaride. Hariya ntabwo abanyamaguru baba bemerewe kuhagendera, ahubwo kiriya gice cy'umuhanda kiba kigenewe guhagararwamo n'abanyamaguru igihe bari kwambukiranya umuhanda, wenda bagahita babona ibinyabiziga bije ari byinshi bakaba bahahagaze kugira ngo badateza ibyago. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyanditsemo stop, ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye guhagarara. Urahagarara byagenze ute? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, guhagarara aho abanyeshuri bambukira. B, hagarara akanya gato. C, ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira. D, gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, izo cyukuri nta kindi ni B. Hagarara akanya gato, kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, bakaba bagishyira mu sangano ry'umuhanda, akenshi aho umuhanda muto uri gusukira mu muhanda munini. Uwo muhanda munini ugiye kwinjiramo, nturi kureba iburyo bwawo, nturi kureba ibumoso bwawo, kandi hari ibinyabiziga byinshi biri kuwugenderamo. Ugahagarara akanya gato ubonye kino cyapa kugira ngo winjire muri iyo sangano ry'umuhanda ugiye kwinjiramo, uri kugenda gake gake udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga ugiye gusangamo. Ndakeka ko waramusitamo B. Hagarara akanya gato, ndizera ko waramusikandika ku papuro, utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Wabona ibyapa biri kukugora, nagukoreye video y'amukota n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Wabona utari kuyibona kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, nyandikira kuri WhatsApp nyiguhereze mu gihe kitarenze iminota 3. Kibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Bishatse kuvuga iki? Niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa bikaba byatonda umurongo bikarenza umurongo wa metero 500 w'uburebure, biba bigomba kugabanywamo amatsinda. Ese iryo tsinda bagabanyijemo riba rigomba kuba ritarengeje ibipimo bingana bite by'uburebure? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe: A, utarengeje metero 50; B, utarengeje metero 100; C, utarengeje metero 150; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Byatonda umurongo urenze metero 500, babigabanyamo amatsinda, ariko iryo tsinda bagabanyijemo riba rigomba kuba ritonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro, tari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro bitajya bigabanywamo amatsinda, nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500 z'uburebure, biba bigomba kugenda ku murongo umwe, ntibigende mu matsinda. Ndakeka ko waramusitamo A. Icyo kibazo niba ramuka kikubajije mvuzeho, ndizera ko urahita ugikora mbabivuzeho kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri muntu kikuriwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira: umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akweretse ko ashaka kukunyuraho. Kugira ngo umwereke ko wabonye ikimenyetso cy'uko ashaka kukunyuraho, hari itara ukoresha. Ese riba rifite amabara asate: A, umuhondo; B, icyatsi kibisi; C, umweru; D, umutuku. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Ukoresha itara rifite amabara asa n'icyatsi kibisi werekana ko wabonye ikimenyetso cy'umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akweretse ko ashaka kukunyuraho. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Hari ikindi kibazo babaza bakabaza ngo iryo tara ry'icyatsi rishyirwa he ku kinyabiziga? Ni inyuma ahegera impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga niho rishyirwa. Iri no tara ry'icyatsi kibisi. Nicyo ni ikindi kibazo babivuzeho kugira ngo uhure nabyo ubifite amakuru ibiza mu kizamini uhita ubikora. Kibazo cya 9 kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko 2 ikurikiranye mu bugari bwayo, no kuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Uburebure bwabyo ntibagomba kurenza ibihe bipimo: A, metero 11; B, metero 10; C, metero 7; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, izo cyukuri nta kindi ni se metero 7. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 20 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba kigenewe iki? A ahanyurwa n'amagare na velomoteri, B ahanyurwa n'ingorofani, C ahanyurwa n'ibinyamitende, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, izo cyukuri nta kindi ni se ahanyurwa n'ibinyamitende. Igice cy'inzira nyabagendwa cyangwa se igice cy'umuhanda, bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa n'ubundi kiba kiracamo ibinyabiziga, ariko ngo gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Muri make icyo gice cy'inzira nyabagendwa nticyacamo imodoka, kiba kigenewe iki? Kiba kigenewe kunyurwamo n'ibinyamitende nk'amagare n'ibindi. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Uratubwira ubwoko bwa kode ukeneye, ese niyo ku ruhushya rwa burundu aribyo mwita kategori, cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo aribyo mwita ni provisoire. Duhita tuyigufatira mu gihe kitarenze iminota 2. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizame cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tukwigishe mudasobwa nugerwaho n'izakubera imbogamizi. Ni kuri 0789351626. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande 4, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ahanyurwa na velomoteri gusa, B nta modoka, C hanyurwa n'imodoka gusa, D ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni D ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Iyo harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru, iyo harimo velomoteri ntihanyurwa na velomoteri, iyo harimo nka ziriya modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. None hano harimo ipikipiki, duhisemo D ivuga ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Birumvikana ko yuzi ubwoko icyapa kibarizwamo, kamenya se n'icyapa kibuza n'icyapa gitegeka, bita bigufasha ko ahita utahura igisubizo cya nyacyo. Nagukoreye video y'amakota n'ibyapa byo ku mihanda, shaka kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ubugari bwa remorki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga gikurura. Iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira, ikuruwe n'ibihe binyabiziga? A igare, B velomoteri, C pikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni C ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Kino kibazo neza neza barakikubaza mu kizamini wakora mu kanya, ubone banditse kuri C ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Bakivuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, urahita uhitamo ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Ariko hano bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, nicyo gisubizo cy'ukuri, nicyo duhisemo. Ariko menye ko umenye ahantu bitandukaniye. Bakivuga ipikipiki ifite,
urahitamo C. Ipikipiki idafite uhita uhitamo ko nta kibazo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko nibaramuka kaginduye mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda. Habaye impanuka, hari umuntu ukomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda. Ese ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A, kumushyira ku nkengero y'umuhanda. B, kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. C, gusaba wakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugira ngo umenye aho ibikomere bye bigarukira. D, guhumuriza uwakomeretse ukamuha ikinyobwa gikonje, ugahita umuhereza nka fanta cyangwa ukamuhereza ikindi kinyobwa gikonje. Hano harabonetse kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, iso cyukuri nta kindi ni B, kutamukuramo kiretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ubutabazi. Mumurekera mu kinyabiziga, ariko hari ukuntu ibinyabiziga biba byakoze impanuka byagonganye, ukabona nka essence iri kugenda imeneka hasi, aho haba hari ibyago byaterwa n'inkongi. Iyo bimeze gutyo ho mumukuramo, naho mu gihe bitameze gutyo mumurekeramo, cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ubutabazi. Niyo mubonye ahantu ari ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga, mumukura mu kinyabiziga, mugahita muhamagara n'ubutabazi, mugahamagara n'ababishinzwe, ugahita uhamagara 112 polisi yo mu muhanda. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe iriya mirongo irombeje hagati mu muhanda. Iyo ucagaguye uba uvuga ko umuyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe. Mu bihe bihe agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo kudepasa. B, gukatira ibumoso. C, guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda ivuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kuyirenga, waba ucagaguye waba udacagaguye. Ariko iyo ucagaguyeho uba ubujijwe kurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, ari byo mwita ngo kudepasa, cyangwa se ugiye gukatira nk'ibumoso, cyangwa ugiye guhindura, cyangwa ugiye kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Niyo mpamvu hano duhisemo ko igisubizo cy'ukuri ari D, ibisubizo byose nibyo. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro, utari wahisemo ndiza ko nicyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara. Ese icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'amabara asate? A, umweru. B, umutuku. C, ubururu n'ikirango cy'umweru. D, umukara. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni C, aba ari ubururu n'ikirango cy'umweru. Murabizi bakivuga ngo icyerekezo gitegetswe, urahita wumva ko nyine ni ibyapa bitegeka. Ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Niyo mpamvu hano duhisemo C, ubururu n'ikirango cy'umweru. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro, turabahisemo neza ko nicyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niyo mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara
hagarara hano, tegereze neza rino sangano ry'umuhanda tugezemo, hari kiriya cyapa cyanditsemo stop, hakaza nono murongo urombeje hano imbere y'ino modoka. Ese ni ukubera iki hari kiriya cyapa cyanditsemo stop bisobanuye guhagarara n'uriya murongo urombeje imbere y'iyi modoka? Ndakeka ko muri kubona kuri ino shusho dufite hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. Se ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. Hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo kikuri nta kindi ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Impamvu bashyiraho kiriya cyapa cyanditsemo stop n'uriya murongo nuko biba bigoye kubona mu muhanda munini. Tegereze neza rino sangano ry'umuhanda tugezemo, ntabwo uri kureba iburyo bwaryo, ntabwo uri kureba ibumoso bwaryo, kandi ni mu isangano rikoreshwa cyane. Rero bazashyiraho kiriya cyapa kikubwira ngo stop uhagarare, bashyiraho n'uriya murongo urahagararaho kugira ngo uhagarare akanya gato mbere yo kwinjira muri rino sangano ry'umuhanda, kugira ngo uze kwinjiramo gake gake udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Ese kunyuranaho bikorerwa he? Ari byo mwita ngo kudepasa. Hano ibisubizo bine baduhaye. A, mu ruhande rw'iburyo gusa. B, igihe cyose ni ibumoso. C, iburyo iyo nyura ku nyamaswa. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Abantu benshi bakunda kwica kino kibazo bahisemo B, ngo igihe cyose ni ibumoso. Bakivuga ngo ni ibumoso uzahitamo icyo ngicyo kivuga ngo ni ibumoso, ariko bakivuga ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ko birashoboka ko ushobora kunyuranaho ukoreye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, cyangwa bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara bicishijemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujwe guhindukira. B, birabujwe gusubira inyuma. C, umuhanda unyerera imbere. D, ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, birabujwe guhindukira. Wari uri kugenda mu muhanda wibagirwa nk'akantu ngombwa ko ugiye gukata ugasubira inyuma. Rero ahantu hari kino cyapa ubujwe gukata ngo usubire inyuma, biba bibujwe guhindukira. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ndakeka ko rero waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo bugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe mugeze ahantu musanze harafunganye, munyuranyeho mwateza inkomyi. Abagenzi bategetswe iki? Ijambo abagenzi bakoresheje n'ubundi bari kuvuga ku bayobozi b'ibinyabiziga. A, kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. B, guhagarara aho bageze. C, koroherana. D, gukuraho inkomyi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, mutegetswe koroherana. Niba muri abayobozi b'ibinyabiziga mugahurira ahantu hafunganye ku buryo mubisikanye mwagongana, muroroherana kandi mujya mubikora. Ukabona umuyobozi w'ikinyabiziga araparitse cyangwa asubiye nk'inyuma gato, ukabanza ugatambuka, amara gutambuka akabona gukomeza urugendo rwe.
biriya nibyo bita koroherana. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, nta na rimwe biba byemewe gutwara ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Guhagarara aho bageze, mwahagarara aho mugeze mukazahava ryari, nabyo ntibibaho. Gukuraho inkomyi ni nko kuva mu binyabiziga byanyu mukajya gutira amasuka n'ibitiyo mukaza mugasiza umuhanda mukawongera mukabona kubisikana, nabyo ntibishoboka. Ahubwo mugomba koroherana, ukareka mugenzi wawe agatambuka, yamara gutambuka nawe ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndakeka ko waramutse Mose, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibivuzwe haruguru. Niba ibinyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga: A, ibinyabiziga ndakumirwa; B, ibinyabiziga bikora ku mihanda; C, ibinyabiziga bifite ubugari burenze 2.10 m; D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, ibinyabiziga ndakumirwa, na B, ibinyabiziga bikora ku mihanda, bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabarizo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hazo kikuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa, za ambulance na bira bya polisi n'ibinyabiziga bikora ku mihanda biba bigomba kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga, kugira ngo nucyumva uzahita ugihinzira. Ndakeka ko waramutse Mode, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kwa ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, ko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Yaba amasomo ngenda mbashyiraho, bino bizamini bameze gukosorwa ari ibya mbere, na biriya bibazo nkunda gupostinga biba bari gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba uri hose mu gihugu mu gihe kitarenze iminota 2, zaba izo kurushya rwa burundu cyangwa se kurushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini cyawe cyangwa se yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, turaza tukayikwigisha ni kuri 0789351626 tukaza tukakwigisha mu gihe gito. Ndabakunda cyane, Imana ibo mugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.